nk'uko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga zacu muri aya masaha turi mu kiganiro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka cyangwa se National Land Authority. Ni ikiganiro muza namwe kugiramo uruhare rutandukanye. Ni ikiganiro kandi tuza kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu waturutse muri iki kigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka. Nk'uko natangiye ikiganiro mbibabwira, muri iki kiganiro cyacu turi kumwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka cyangwa se National Land Authority. Turi kumwe na Bwana Serve Muyombano, ni umuyobozi w'agateganyo w'ishami ry'imicungire y'ubutaka, ariko kandi akaba n'umubitsi w'inyandiko z'ubutaka mu ntara y'Amajyepfo. Niwe turi bubane muri iki kiganiro. Njyewe muri bubane muri iki kiganiro nitwa Tuyishime Joseph Ruta. Bwana Serve, turabakiriye. Murakoze cyane. Yego. Nk'uko twatangiye tubivuga rero, serivisi z'ubutaka zibamo ibibazo byinshi, ariko muri hano kugira ngo muze kubidusobanurira, reka wenda duhere kuri iyi shusho ya serivisi z'ubutaka uko ihagaze by'umwihariko mu ntara y'Amajyepfo. Murakoze cyane Joseph. Nk'uko bivuze, wabitangiye neza ubivuga, uti serivisi z'ubutaka cyangwa ubutaka muri rusange ni umutungo wakomeje kuvugwa kuva no mu biriya kera kugera uyu munsi. Buriya n'itegeko ry'ubutaka rivuga yuko ubutaka ni umutungo rusange w'imbaga nyarwanda, abakurambere, abariho n'abaza dukomokaho mu gihe kiri imbere. Urumva yuko wa mutungo ni umutungo dufite udahinduka. Ubuso bw'u Rwanda ni bwa bune ntibuhinduka, ariko abantu bakenera ubutaka bahora biyongera. Mu by'ukuri iyo abantu babaye benshi bakenera ubutaka, bisaba yuko habaho ingenamigambi rihamye ry'imicungire bw'ubutaka, kugira ngo nk'abanyarwanda b'imfura tutazaba nka wa mugani wa Kinyarwanda ngo abasangiye ubuta bitana ibisambo. Rero bisaba yuko habaho ingenamigambi ry'imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka, kugira ngo nibura buri butaka bwose bwandikwe, buri wese amenye ubutaka bwe n'ubuhe, kugira ngo nibura n'ahavuka ikibazo hamenywe uburyo cyakemurwa, ariko nibura bw'ubutaka bwanditse bushinganishije. Ni kimwe buriya no ku buryo bwo mikoreshereze yabwo. Buriya muri rusange u Rwanda cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'abanyarwanda, kugira ngo tubeho neza dukenera yuko tugira ubutaka duhinga kugira ngo buvemo ibyo dukenera byo kurya umunsi ku munsi, ariko tukenakenera aho gutura heza, ibikorwa remezo bitandukanye, amasoko, ibitaro, za stade, amashuri n'ibindi. Ariko kandi dukenera n'amashyamba. Dukenera amashyamba kugira ngo tugire umwuka mwiza, tunayakoreshe mu buzima bwa buri munsi n'ibindi. Bivuze yuko bya bikorwa byose nabyo bishobora gucuranwa. Hatabayeho kureba neza, ushobora gusanga dutuye mu buryo twishakiye, ejo mu gitondo ugasanga twarimbuye amashyamba, ubutaka bweraga neza nabwo buragabanutse, ugasanga nabwo hashobora kuza amakimbirane ku mikoreshereze y'ubutaka. Bivuze iki? Igikorwa kimwe cyo gukoresha ubutaka nk'imiturire bikaza bikaganza ubuhinzi, ku buryo usanga n'ubutaka bwo guhinga twarabugabanyije cyane. Ibyo rero niyo mpamvu usanga hakenewe igenamigambi rinoze ry'imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka. Uyu munsi twavuga tuti ubutaka buhagaze gute, noneho serivisi z'ubutaka twavuga yuko uyu munsi ubutaka bwose bw'u Rwanda buranditse, bufite nimero. Buriya nta butaka dufite budafite nimero izwi, yayindi wise UPI. UPI ni nk'ijambo ry'icyongereza ariko rishaka kuvuga ruti nimero yihariye ku butaka. Buriya ya nimero ni imwe, nta yindi bisa mu gihugu hose mu Rwanda. Urumva rero nyuma yo kwandika ubutaka bwose mu gihugu, hari abantu bake batashoboye kwandikisha ubutaka bwabo kubera impamvu zitandukanye. Abatari mu gihugu, abatari bafite indangamuntu, abatasobanukiwe ibyiza byabo ntibabyitabire, ku buryo uyu munsi turacyafite abantu twavuga amapariseri, kuko mu gihugu hose dufite ubutaka bugeze ku bihumbi miliyoni 11,800 birenga. Muri ubwo ngubwo dufitemo abagera hafi ku bihumbi 900 batarandikisha ubutaka bwabo. Bivuze ko yabo ngabo ni nko kuvuga ngo ibyiza byo kwandikisha ubutaka ntibirabageraho, kuko akeneye inguzanyo muri banki umwana yatsinze ntiyayibona, akeneye ifumbire y'inkunganire ntiyayibona, afite inzu yashaka kugira ngo abone amashanyarazi ntiyayibona, kuko icyo gihe bamusaba icyangombwa cy'ubutaka. Uyu munsi rero tuba tuje no kugira ngo nabo ngabo tubibutse yuko ibyiza byo kwandika ubutaka n'uburyo izo serivisi zisabwa. Navuga ko muri rusange serivisi z'ubutaka zihagaze neza, by'umwihariko tugenda tuzanamo ikoranabuhanga kugira ngo za serivisi zihute. Ikiza kindi nk'inkuru nziza abantu benshi bamaze kumenyera nuko
hashize ubu ngubu imyaka igiye kuba 2 serivisi z'ubutaka y'amafaranga ya serivisi yabagaho yaragabanutse cyane. Natanga urugero, murabizi yuko mbere kugira ngo ukore ihererekanya ry'ubutaka waguze ubutaka cyangwa impano byasaga 30 by'amanyarwanda kugira ngo uhabwe iyo serivisi. Uyu munsi ihererekanya ry'ubutaka ni amafaranga atarenze 1,000, kuko ni amafaranga 500 kuri buri paji y'amasezerano, kandi kenshi ku bantu batarenze babiri bwa abantu 4 amasezerano bari impapuro 2 gusa. Bivuze ko ihererekanya raba amafaranga 1,000 yonyine avuye ku 30. Ibyo no kugira ngo hatagira umunyarwanda ubura ayo mahirwe kubera ko wenda adashe kubona ibyo 30. Ni kimwe n'impano nayo ni amafaranga 500 ku papuro. Ubwo muri rusange bavuga yuko ihererekanya hagati y'amafaranga 1,000 n'1,500. Hari amafaranga yagiye agabanuka cyane ku buryo uyu munsi wavuga ko nta munyarwanda ukigira imbogamizi zo kwanisha ubutaka bwe kubera yuko wenda bimuhenze. Kera cyangwa cy'ubutaka buriya umuntu yishyuraga 5,000, ariko uyu munsi cyangwa cy'ubutaka kirasonewe kubera ko gisigaye gitanga mu rwego rw'ikoranabuhanga. Twavuga yuko nta kiguzi kiremerera leta cyane ku buryo na leta yavanye bya 5,000 y'ubuntu. Bivuze yuko kera tuvuge urugero rworoshye, wabaga ugiye gusaba serivisi habanzaga kubarwa ngo nabona icyangombwa azagenda 5,000, nakenera noteri azakenera 5,000. Umusogonyero wa leta watwaraga 20,000 ka 30,000, ariko uyu munsi ku butaka bwose buri munsi ya 5,000,000 by'agaciro y'uko reherekanya nta mafaranga, nta kiguzi kitangwa, ahubwo ushyira gusa amafaranga ya notariya yandi atarenze 1,000. Ahangaha umuntu ashobora guhita yibaza ngo akamaro ko kwandikisha ubutaka ni akahe? Nakoze cyane. Akambere navuga mu kamaro ko kwandikisha ubutaka ni ugushinganisha umutungo wawe. Buriya iyo ufite ubutaka ariko butazwi, nta nyandiko y'ubuyobozi butemeza ko ufite bwa butaka, buriya nta kintu bufite. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo ubutaka wita ubwawe utakwanditseho si ubwawe, kuko ntiwabwifashisha nk'ikimenyetso ngo ufite ubutaka, ntiwabujyana muri banki ngo bakugurize. Hari byinshi utakoresha cyangwa cy'ubutaka kubera yuko ntacyo ufite. Inyungu za mbere no gushinganisha umutungo wawe no kugira ngo abantu bose bamenye yuko bwa butaka ari ubwawe. Inyungu za kabiri ni ugukumira amakimbirane akomoka ku butaka, kuko iyo bwa butaka bwanditse bituma nyirabwo abazwi n'ubuyobozi, yarahamijwe n'ubuyobozi. Bivuze yuko undi wese waza ntabwo yashobora kuzana amakimbirane kuri bwa butaka kandi mu by'ukuri nyirabwo azi. Tuvuge amakimbirane mu muryango akunda kuboneka mu izungura. Iyo ubutaka bwanditse buzwi nyirabwo, mbere yuko bujya kuzungurwa harebwa ni bande bazungura bimwe n'amategeko. Ubuyobozi bukabanza kwemeza ngo bazungura abanyakugina kanaka n'abangaba, akaba ari bo bonyine bafite uburenganzira bwo kwanishaho bwa butaka buvuye ku babyeyi. Icya kabiri nuko binashinganisha wa muntu ushaka kugura ubutaka kugira ngo agure ubutaka yizeye ko amafaranga agiye gushora nta makimbirane afite. Mbere yo kugura ubwo butaka niyo mpamvu tuvuga tuti nyaboneka aho ugiye kugura ubutaka banza wizere ko bwanditse kuri uwo muntu kugira ngo utamuha amafaranga ubutaka butamwanditseho. Icya kabiri nuko ubugure bwemewe n'amategeko n'ubwakorewe imbere ya noteri mu by'ubutaka, kugira ngo wa muntu wakugurishije ubutaka mujye mbere ya noteri mu bisinyire, hanyuma noteri abafashe guhindura ibyangombwa, kuko mutabikoze gutyo ashaka kubugurisha abantu 2-3 ugasanga amakimbirane araza ku butaka. Izo ni izindi nyungu zo kwandikisha ubutaka. Ikindi navuga ni ukwirinda amakimbirane ashingiye ku mbibi z'ubutaka. Iyo mwese mwari muhari mukanisha ubutaka bwanyu bukapimwa neza, buri wese ubuso bwe buba buzwi. Iyo havutsemo amakimbirane y'imbibi, hakaza gupima ubutaka bwawe n'ubw'umuturanyi wawe, waramurengera metero 3, baza kubaza bati ko wari ufite metero izi hemejwe yuko ari izo ngizo, ubutaka bwiyongereyeho bwakomotse hehe? Urumva ko iyo ngiyo ni inyungu yo kugira ngo habeho amakimbirane, kwirinda amakimbirane akomoka ku butaka. Ikindi nasorezaho ni mu rwego rw'ishoramari. Mu by'ukuri kera umunyarwanda cyangwa umubyeyi iyo yatsindashaga umwana yabaga afite itungo yagurishaga itungo, yaba adafite itungo akagurisha ubutaka. Uyu munsi usanga ubutaka dufite ni butoya, ni na bukeya. Uramutse ugize ikibazo cy'igihe gitoya ukagurisha ubutaka, kandi mu by'ukuri ibibazo bitazashira, uba wishyira mu bukene. Ariko turugero uyu munsi umwana atsinze ishuri ukagurisha ubutaka, abandi basigaye nibatsinda bizagenda gute? Ariko uyu munsi ushobora kuvuga uti mfite icyangombwa cy'ubutaka n'ubwanjye, aho kugira ngo ngurishe ubutaka njye gukemura iki kibazo, reka njye muri sako, reka njye muri banki bangurize, mbere yuko mfite icyangombwa cy'ubutaka
nkemura ikibazo nari mfite ariko nabwo butaka nkomeje mbukoreshe ngende nishyura buhoro buhoro. Urumva yuko nabwo byagufasha kugira ngo cya cyangombwa kikubere ingwate muri banki ushobore kwiguriza mu buryo ukemura ikibazo ufite ariko nabwo butaka ukabugumana. Nizo nazo zose ni inyungu zo kugira ngo umuntu yandikishe ubutaka atunge icyangombwa cy'ubutaka. Nasoreza ku kintu kimwe nzi ko abanyarwanda benshi dukunda kugikenera, ni mu gihe dukeneye imbuto z'indobanure, dukeneye ifumbire ariko kuri nkunganira. Mu by'ukuri leta mu rwego rwo kugira ngo hirindwe yuko hagira umuntu uza akavuga ngo ufite hegitari 5 kugira ngo abone ifumbire nyinshi, ejo mu gitondo ajye kuyigurisha menshi, leta iza guha ifumbire ihwanye n'ubuso bw'ubutaka uzahinga. Urumva udafite icyangombwa cy'ubutaka ntago baguha ya fumbire ku nkunganire kubera yuko nakigaragaza ko bwa butaka ari ubwawe, ahubwo bashobora gukeka ko ukeneye ya fumbire kugira ngo ejo mu gitondo uyigurishe menshi usange abayikeneye barayibuze. So izo navuga inyungu nkeya zo mu kwandikisha ubutaka, ariko inyungu zo ni nyinshi cyane kuko abanyarwanda badukorera ndabizi barabizi inyungu nyinshi zo kwandikisha ubutaka. Umuntu ahangaha ashobora guhita agira ikibazo cy'amatsiko akibaza ati se ubundi ubutaka naravutse mvukira kwa data yampaye isambu, niko babyita ngo data ndazi isambu, yego ndayifite. Ariko umuntu ashobora guhita yibaza ese bwa butaka buzitwa ubwa nyirabwo cyangwa se buzitwa ubwanjye kibe muturage ubufite ryari? Ese kubwandikisha nicyo gisobanuro gusa cy'uko bwiswe ubwawe, cyangwa se birashoboka ko bashobora no kuvuga bati Joseph rero turamuzi avuka hariya, buriya butaka n'ubwiwe ise yarabumuhaye tubireba nubwo atabwandikishije ariko n'ubwe ni ryari ubutaka bwitwa ubwawe? Murakoze cyane. Mu mategeko abaho ni bibiri. Hari kuba ufite ubutaka ubukoresha butakwanditseho. Mu by'ukuri mu mategeko ubuyobozi ntibuzi ko ubutaka ari ubwawe. Nayo mpamvu tuvuga tuti ubutaka wita ubwawe butakwanditseho si ubwawe. Icya kabiri, bwita ubwawe iyo ushobora kubukoresha mu nyungu zose zo kufite bwa butaka bizwi n'ubuyobozi. Niba tuvuga uyu munsi uvuze uti ubutaka n'ubwanjye ndashaka yuko mu makashi pawe kugira ngo ize ku nzu yanjye, baza kubaza bati niki kigaragaza ko ubutaka ari ubwawe? Ni ukuvuga ko hari uko ari ubwawe mu kinyarwanda cyangwa mu bisanzwe, hari no kuba ari ubwawe mu mategeko. Bitandukaniye rero. Aho bitandukaniye rero, urugero uyu munsi bwita ubwawe mu mategeko iyo bukwanditseho, kuko ikibazo cyose cyavuga kuri bwa butaka udafite icyangombwa cy'ubutaka nta kisubizo wabona. Ubwo iyo butakwanditseho bisobanuye ko atari ubwawe? Twabwita ko ari ubwawe muri gakondo, ariko ingaruka za kubaho zose ntabwo zizwi mu buyobozi. Ni ukuvuga ko amategeko n'ubundi hari byinshi biza kugora muri ibyo ngibyo. Reka nguhe urugero. Uguze nanjye ubutaka bunyanditseho wowe ufite icyangombwa cyanjye kiri mu mazina yanjye, cyanditse kuri Silvani, ariko Joseph niwe ukoresha bwa butaka. Ejo mu gitondo Silvani agize inguzanyo atishyuye, agize ibyo abandi yangije, urukiko rumutegetse kwishyura. Mu by'ukuri cyambere kizakorwa bazareba ngo ubutaka umutungo Silvani afite bava mu bwishyu n'ubuhe, bazandikira umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka, bamubaza ati ese ubutaka bwanditse kuri Silvani n'ubuhe kugira ngo buvemo ubwishyu. Urumva ko bazareba amakuru yanditse muri registre y'ubutaka. Umuhesha w'inkiko wajye guteza cyamunara, wowe Joseph wabuguze ariko ntubukwandikweho, mu mategeko buriya bwa butaka si ubwawe, kubera yuko bwanditse kuri Silvani, baje kubuteza cyamunara, no kugira ngo ya cyamunara izahagarare biza gusaba urukiko. Sibyo? Ni nko kuvuga ngo ubutaka kwitwara ubwawe ugomba kubitekera mu buryo bubiri. Icya mbere ni uko warabubonye mu buryo bujyanye n'amategeko, mu nzira zijyanye n'amategeko nk'uko bivuze, n'ababyeyi babumuhaye ndabuzi n'abandi bose barabizi ko ari ubwanjye, hari kuba ari ubwawe. Ariko icya kabiri ni uko bukwanditseho. Kuba bukwanditseho buvanyeho impungenge kuri wowe kubushinganisha, ariko n'abandi bose bashobora kugira inyungu kuri bwa butaka. Hari abana bawe, hari n'undi wese w'umunyarwanda. Iyo tuvuze ngo ubutaka buranditse nuko ya registre y'ubutaka buriya buri wese ashobora gukina kwirebamo iyo afitemo inyungu. Tekereza umuntu ugiye kugura ubutaka akavuga ati Joseph ambwiye ko afite ubutaka ndashaka kubugura, ati rero amafaranga yandi afite nyereka icyangombwa kugira ngo nkwishyure. Urumva mu mategeko ni nko kuvuga ngo aravuga ati ni kimwe ko ningo amafaranga utari bugendere ko atari ubwawe, nyereka icyangombwa. Mu by'ukuri n'ubwawe kuko butakwanditseho, abandi
nta cyizere abandi bafite kubera yuko mu bijyanye n'ubucuruzi no mu bindi ushobora gukora ukina gukorana n'abandi bakeneye cya cyizere cy'uko ubutaka ari ubwawe koko ariko gushinganisha umutungo wabo kugira ngo bizere yuko nibajya kugura ntabwo baguze amakimbirane. Ubwo rero muri make navuga nti kuba ubutaka ubukoresha ubwita ubwawe butakwanditseho ntibihagije. Bihagije kugira ngo ubukoreshe neza mu mudendezo n'inyungu zikomokaho cya cyangombwa ukenera muri banki n'ahandi hose bigira agaciro iyo noneho bwanditse mu mategeko bukwanditseho. ahangaha umuntu ashobora guhita agira confusion cyangwa se urujijo akibaza tese muratwihanganira kuri iyi ngingo ya mbere ya serivisi z'ubutaka irimo ibibazo byinshi. Nanjye ndi kwibaza nk'umunyamakuru hari uburyo ubutaka buhererekanywamo mu buryo bw'ubugure cyangwa se mu buryo bwa gakondo nk'uko mwabivuze, kugira ngo muze gusobanura neza iyo gakondo ndetse n'ubwo buryo bwo kuba bwanditswe mu mategeko ya leta. Uriya muturage ise yahaye ubutaka babyita ngo yarabumuraze cyangwa nirage, yamuhaye 8 ni iwabo birazwi, yarabagabanyije. Uriya musaza yagiye gupfa agabanya abana be ubutaka, ariko muri abo bana be hari ababyirengagije baragenda hirya no hino hatandukanye ntibabwandikisha nk'uko mubivuga. Mu gihe batabwandikishije wenda muri zimwe mu ngaruka mwavuze bashobora kuba bahuye nazo. Ubu butaka ko bizwi wenda mudugudu arabizi, ndagira ngo mudusobanurire ese ubuhamya bw'abaturage ba hariya ku ifase hariya ntabwo bushobora gushingirwaho ubwo butaka nyirabwo abwemererwa, kuko mudugudu arabizi, se wabo uriya arabizi, nyirasenge arabyemeza, gitifu w'akagari arabizi ko umusaza agiye gupfa ubwo butaka baburaze runaka. Ubwo butaka nyirabwo azabuhomba, azabuhabwa, buzitwa ubwe, nakenera kugurisha ntibizakunda, bizagenda gute? Yakoze cyane. Muri gakondo ubutaka turabwita ubwe kubera yuko yabubonye mu buryo bujyanye n'amategeko, yarabuzunguye yaho 8 n'ubwe nta kibazo. Ariko mu mategeko buriya butaka nyirabwo ntazwi iyo butanditse. Niyo mpamvu tunavuga tuti ubutaka bw'ubwo butakwanditseho si ubwawe. Niyo mpamvu udashobora kwitwara bwa buhamya bw'abaturage muri banki ngo babwakire bakugurize. Niyo mpamvu bwa buhamya bw'abaturage udashobora kubutwara muri rege ngo bemere kuguha cash power cyangwa se na wasaki guha amazi. Izavuga toya turashaka icyangombwa cy'ubutaka kubera yuko nicyo kiba cyarashyizweho ku bw'itegeko. Ni itegeko rivuga yuko umuntu wese afite inshingano yo kwandikisha ubutaka bwe. Ni itegeko. Buya na leta ifite uruhare, ifite inshingano yo kugira ngo ifashe umuturage kwandikisha ubutaka. Ni nayo mpamvu yavuze iti nituvaneho ikiguzi cyose kiremerera umuturage kugira ngo yandikishe ubutaka bwe bunashinganishwe. Bivuze yuko bwa butaka n'ubwawe kuko wabonye mu nzira ijyanye n'amategeko, ariko kuba bwakwita ubwawe mu buryo ugiraho umudendezo nuko uba wabwandikishije. Bwa buhamya bavuze rero buriya nibwo butuma n'ubuyobozi komite z'ubutaka mu kagari zemeza ko ubutaka ari ubwa Joseph, inkomoko yabwo nuko ari 8 yahawe na se. Ibyo nibyo buhamya butuma ubwandikwaho noneho kugira ngo ushobore kubukoresha mu mudendezo. Aho nyine yararangaye, mwana bimenye ko yarangaye ntiyabwandikishije, muhita mumugira nama kirero. Uyu munsi rwose turamugira inama yo kugira ngo niyegere ubuyobozi komite z'ubutaka ku rwego rw'akagari. Hari inyandiko itanga amakuru ku butaka yemeza nyiri ubutaka. Iyo afite kaga nimero katanzwe mu gikenesho rusange ry'ubutaka, bahita bemeza ko ubutaka ari ubwe, akashaho icyemezo kirangamimerere, akahita ajya ku irembo gusaba kwandikisha ubutaka butanditse. Iyo abyohereje ku irembo ubwo harimo cya cyemezo cyatanzwe na komite z'ubutaka yasinyweho n'akagari n'umurenge, icyemezo kiranganimerere na kakanimero k'ubutaka. Iyo abishyize mu irembo bita byisanga ku karere bagatunganya dosiye akabona icyangombwa cy'ubutaka. Nta kiguzi, wenda yishyura umukozi w'irembo y'amafaranga 500 yo kugira ngo yo kuyamufashije, ariko muri ya nzira yose ku murenge ku kagari nta kiguzi na kimwe gihari kugira ngo ashobore guhabwa ya serivisi. Iyo nta nimero y'ubutaka izwi,
ho asaba yuko ashaka b'abakozi bashinzwe gupima ubutaka twita abasaveya cyangwa abatopogarafe, bakamupimira ubutaka, noneho bya bipimo by'ubutaka akabishyira hamwe na cya cyemezo gitanga amakuru gitangwa, benshi bakunda kugira icyemezo cy'umutungo gisinywa na komite y'ubutaka ku kagari n'umurenge n'icyemezo cy'irangamimerere. Murumva yuko irangamimerere murizamo kuri uburinganire, niba warashatse mu kwavanga umutungo mwembi we n'umugore n'umugabo murandikwa, iyo dosiye noneho ushyikiriza umurenge mu buryo umukozi ushinzwe ubutaka ku murenge niwe wishyikira akayishyikiriza akarere, dosiye igakorwa ugakora icyangombwa. Wishyura gusa wa mukozi bagupimiye ubutaka wikorera, ariko leta yo yakuyeho amafaranga yose arasonerwa kugira ngo hatagira umuntu ugira imbogamizi zatuma atandisha ubutaka bwe. Yego. turi mu kiganiro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka cyangwa se National Land Authority mu ndimi z'amahanga. Turi kuganira ku bibazo bitandukanye cyangwa se ku birebana n'ubutaka, haba ari ishusho ya serivisi z'ubutaka mu ntara y'Amajyepfo by'umwihariko, haba ari ugukemura amakimbirane ashingiye ku butaka ndetse n'ikoranabuhanga mu mitangire ya serivisi y'ubutaka. Muri studio turi kumwe na Sylvain Muyombano, n'umuyobozi w'agateganyo w'ishami ry'imicungire y'ubutaka, ariko kandi akaba n'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka mu ntara y'Amajyepfo. Nanjye nitwa Twishime Joseph Ruta. Iyi ni Radio Huye. Muragira uruhare namwe muri iki kiganiro, mushobora kuduhamagara kuri 0782503405. Mu kanya turafungura telefone muze gutanga ibitekerezo byanyu ku rukuta rwacu rwa Facebook. Kuba gifungura inyakira amajwi zanyu, namwe mushobora kuza kubonaho poste twashyizeho mugatanga ibitekerezo byanyu. Sylvain, mumaze kutubwira serivisi z'ubutaka uko zigiye zihagaze, ariko twumvise ko hagiye hazamo za magwihane mu Kinyarwanda. Hagiye hazamo uburyo abantu bagenda bakubitana imitwe, bishatse kuvuga ngo ni amakimbirane. Abantu bashobora kugirana amakimbirane ashingiye kuri ubu butaka. Rero nkamwe muyakemura gute? Murakoze cyane. Nkuko twatangiye tubivuga, buriya ahantu hari abantu benshi ntihaburamo abasha kugirana ibibazo bitewe n'imyumvire n'amateka n'ibindi. Nkuko wabivuze kare rero, ni naho ndi buhere. Utese umuntu wabonye ubutaka abuzunguye, bizwi n'abaturanyi babizi, cyangwa yari wabamo umunani, si ubutaka bwe. Hano ndagaruka kuvuga ngo noneho urasa nkaho urakeka ko ngiye kwivuguruza ariko biruzuzanya. Hano turavuga tutese ubundi mu kwandika ubutaka, ni cyangwa kiguha uburenganzira cyangwa kishimangira uburenganzira. Uriya uburenganzira ku butaka ubuhabwa n'uburyo wabubonyemo. Narabuguze, ni impano, n'umunani, ubwo nibwo kuhabwa uburenganzira wagize. Kwandika ubutaka rero byaje gushimangira bwa burenganzira bwawe ngo bujye mu mategeko, bujye no mu buyobozi kugira ngo bushinganishe. Bivuze yuko umuvandimwe tuvuge yarahari ahingiye usambu cyangwa se banamwatishije, abayobozi bakibeshya bakavuga ati turabizi neza ko isambu yari Silivani, kandi mu by'ukuri Silivani ahagarariye umuryango. Urumva ko bashobora kwita bayandika kuri Silivani kandi ahagarariye umuryango. Icyo gihe rero kubera yuko bwa burenganzira atari ubwe, hari abayo kwibeshya bakamumwandikaho. Silivani bakaza bakamubwira ati rero wiyandisheho ubutaka ari bw'umuryango, si bwa wenyine n'ubwacu twese, akabyanga. Urumva ko icyo gihe hajemo amakimbirane ashingiye ku buryo ubutaka bwanditswe. Ubwo rero twita amakimbirane ashingiye ku yandisha ry'ubutaka. Kuko mbere yo kwandika ubutaka nta kibazo cyari gihari, ariko mu kwandika ubutaka hazamo amakosa atuma uburenganzira butandika uko bikwiriye. Icyo gihe cyangombwa ufite ntabwo cyemewe n'amategeko. Ingingo ya 19 y'itegeko ry'ubutaka iteganya yuko icyamezo cyandisha ry'ubutaka ubwo cyangwa cy'ubutaka wahawe n'urwego rufite ububasha kiba gifite ku bw'itegeko ari cyangwa gifite agaciro. Ariko iyo bigaragaye yuko wakibonye mu buryo butajyanye n'ukuri, giteshwa agaciro. Bivuze yuko ibyangombwa by'ubutaka ntago byaje kuduha uburenganzira ku butaka. Twahawe uburenganzira umunsi tubuhabwa mu nzira zijyanye n'amategeko. Narazunguye, narabuguze, ni impano, ubwo n'uburyo bujyanye n'amategeko n'ubundi bwose ubonye mu ibyangombwa by'ubutaka. Kwandika ubutaka byaje gushimangira no kugira ngo bwa burenganzira bwawe bwandikwe. Iyo icyangombwa kitajyanye na bwa burenganzira uko wabubonye mbere, giteshwa agaciro. Niyo mpamvu y'amakimbirane yaje akemurwa. Ikamaze mvuga ya kabiri mbyanishe hamwe. Uburyo bwa kabiri, turabaturanyi tusanze tubana neza, nta n'ikibazo dufitanye ku butaka ntiturengerana.
ariko no mu kubarura ubutaka umwe ntiyarahari. Mu kubarura noneho bagasanga hari umuhati hari n'umuferege, noneho abayobozi bakavuga ati ariko uruyu ni umuferege cyangwa se ni umuhati, hakabaho kwibeshya imbibi ntizijyane. Ni ukuvuga ko ubutaka uko ubukoresha ntibijyanye n'imbibi ziri ku byangwa by'ubutaka. Urumva yuko aba ufite ikibazo mu mbibi. Icyo gihe iyo mutabyumvikanyeho aba yabaye amakimbirane ashingiye ku mbibi z'ubutaka. Iyo mubibonye mwese mukavuga ati ibyangwa byacu ntabwo bibaruye neza, hakosorwa ibyangombwa kubera ko uburenganzira mwari musanganywe. Ariko iyo mudashoboye kumvikana, ubwo tubyita ko ari amakimbirane ashingiye ku mbibi z'ubutaka. Rero amakimbirane ashingiye ku mbibi z'ubutaka kimwe n'amakimbirane y'iyandisha ry'ubutaka akemurwa atagiye mu nkiko. Abanza mu muryango n'abaturanyi mukumvikana ko mukosora ibyangombwa iyo mushe kubyumvikana. Iyo mutabyumvikanyeho mwegera ubuyobozi kujya kuri urwo rw'umurenge rukagerageza kubunga. Hari umukozi ushinzwe ubutaka ku murenge uzi amategeko ushobora no kubapimira akamenya ata ubutaka bwanyu bumeze neza, ntabwo murengerana mu kubukoresha, ahubwo ni icyangombwa gifite amakosa. Iyo icyangombwa gifite amakosa rero ntigitanga uburenganzira bw'amakosa, ahubwo kirakosorwa. Iyo ubuyobozi bw'umurenge bushobora kubumvikanisha birakosorwa bitarenze aho ngaho, hanyuma mukabisinyira bikagenda bigakosorwa nta kibazo. Iyo kubunga kuri urwo rw'umurenge binaniranye rero tujya noneho mu cyo ingingo ya 73 mu itegeko ry'ubutaka iteganya ko icyo gihe noneho y'amakimbirane ashingiye ku butaka yandikirwa ubuyobozi bw'akarere bubasaba yuko bubafasha gukemura amakimbirane. Ubuyobozi bw'akarere rero bushyiraho itsinda ridahoraho n'akanama kadahoraho kazajya gusesengura kugerageza kubunga no kugira ngo barebe imiterere y'ikibazo no kugikemura. Iyo kakanama kabagiriye inama mu kumvikana bahita bakosorera ako kanya mukabisinyira. Iyo umuntu udashoboye kumvikana kakanama kakusanya y'amakuru mwabonye n'andi yose yatanzwe n'inyangamugayo nabo abaturanyi nkuko babivuga ngo abavandimwe baturanyi barabizi, hanyuma ubuyobozi bw'akarere bukazafata umwanzuro bugafata icyemezo kuri cya kibazo. Icyemezo cyafashe ku rwego rw'akarere kiba itegeko iyo utakijuririye mu gihe kitarenze iminsi 30. Bivuga ko umwanzuro ufatwa si baruwa babandikira, ni icyemezo nk'uko icyemezo cy'urukiko kiba giteye mukakimenyeshwa. Iyo mu minsi 30 hatabaye kujurira, cya cyemezo giterwa ukashe mpuruza nk'ikindi cyemezo cyose cy'urukiko, hanyuma kigashyirwa mu bikorwa. Iyo hari utishimiye cya cyemezo noneho mu gihe kitarenze iminsi 30 ashobora kujuririra cya cyemezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka mu gihe cy'iminsi 30. Ubwo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka nacyo kiraza kikabasura kikabahuza, byananirana nabwo kikareba amakuru yose yatanzwe, hanyuma nacyo kigafata umwanzuro. Uwo mwanzuro nawo iyo muwemeranyijweho ushyira mu bikorwa uko wakabaye. Iyo mutawemeranyijweho utishimiye wa mwanzuro noneho nibwo ashobora kujurira mu rwego rw'urukiko, noneho akajya mu rukiko kugira ngo noneho rushobore kubacira urubanza mu buryo bujyanye n'amategeko. Bivuze yuko habanza ubwumvikane mu muryango, mu buyobozi. Iyo binaniranye noneho mwegera akarere, ni rwo rwego rwa mbere. Urwego rwa kabiri kujurira ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubutaka. Wenda ko nongera hano ntabwo bizasaba umuntu wahuye kuzajya mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka. Hari email ikoreshwa uwohereza ibisabwa byose bagakwakira, ariko mbamenyesha cyane cyane abo mu zindi ntara yuko ubu ngubu hari sisitemu yakozwe ijyanye no gutanga ikirego mu makimbirane ashingiye ku butaka. Ariko uyu munsi iri gukorwa mu igerageza mu karere ka Bugesera, Akanyagatare, umujyi wa Kigali na Musanze. Mu gihe cya vuba nayo tuzayigeza ku banyarwanda bose mu buryo nabo bazajya bayikoresha. Ariko uyu munsi ufite cya kibazo umurenge harabaye kutumvikana, wandikira ubuyobozi bw'akarere bakabukemura kuri urwo rwa mbere, urwego rwa kabiri ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka, hanyuma utashoboye kwemera kuri izo nzego. Usibye ko dusaba abanyarwanda rwose tuzajye tunyurwa, twemere ko batwunga, dukemura ikibazo hafi, kuko iyo bigiye mu nkiko hatangira kuzamo abavoka, igihe n'ibindi bikatugora. Yego, murakoze. Yego, nshingiye ku iteka rya minisitiri nomero 004 MOE akarongo 2022 ryo kuwa 15 Gashyantare 2022 rigena
mu buryo burambye cyangwa se mu buryo burambuye uburyo ndetse n'imikurikirizwe mu gukemura amakimbirane ashingiye ku mbibi z'ubutaka ndetse no kwiyandikisha rusange ryabwo. Umuntu ashobora guhita rero yibaza, reka nshigire kuri aka kantu kitwa ngo iyandikisha rusange ry'ubutaka. Uwaguze ubutaka nk'uko mwagiye mubivuga mu buryo runaka, haje kugaragaza ko cya cyemezo nk'uko mwatubwiye ntabwo gihita kiguha uburenganzira totari bwo kubwo butaka ari ubwawe. Murumuna wawe rero uriya murumuna wa Joseph araje asanga ubwo butaka nubwo wabuguze, uwabugurishije bava indimwe, ariko we ntabwo yari ahari, nta sinyatire ye ihari. Ese ubwo butaka birashoboka ko umuntu yaba yarabuguze bukandikwa? Ese bwaba bwaranditswe, uwo muvandimwe afite uburenganzira bwo kugaruza ubwo butaka? Ubwo ibyo mbibubajije nshingiye kuri iri teka rya minisitiri. Ibi ngibi byo abahuye nabyo cyangwa se abajya bahura nabyo mubafasha kubikemura gute? Murakoze cyane. Icya mbere ni uko umuntu wese waguze ubutaka mu buryo bujyanye n'amategeko n'uwagiye mbere ya notere mu buryo butaka. Uwaba yaraguze mbere yo kwandika ubutaka ariko uwabugurishije butari ubwe, mu by'ukuri tubifata nk'umundi wese ushobora gutwara ikintu kitari iki akakigurisha. Mu by'ukuri nyir'ubwite azakenera gusubirana ibyo afitiye uburenganzira, hanyuma wa wundi akishyuzwa kuba yashatse kugurisha ibitari ibye. Ariko hano dutandukanye ibintu bibiri. Amakimbirane ashingiye ku iyandikisha ry'ubutaka ni amakimbirane yavutse kubera kwandika ubutaka, ariko umuntu waguze ubutaka nyuma akabugura n'utari nyirabwo, niyo mpamvu tubabwira tuti ubugure bwemewe n'amategeko umuntu ugakora imbere ya notere mu by'ubutaka. Ni ukuvuga ko mbere yo kugura, kubera ko ubutaka bwanditswe mu gihugu, ugomba kwirinda kugura ubutaka budafite icyangombwa cyangwa se ubutaka nyir'ubwite atari ubwanditse ku cyangombwa cy'ubutaka. Muti kubera iki? Nuko mu mategeko nyir'ubutaka n'ubwo bwanditseho. Nicyo cya mbere. Icya kabiri, hari n'uburyo ushaka gusanga hari abantu ejo bundi nane kubwira abantu ariko ubundi niba hari abanyarwanda batari inyangamugayo bashobora kwigana amadolari y'amanyamerika, ese icyangombwa cyakorewe mu Rwanda ntibakigana. Niyo mpamvu tuvuga tuti n'uyu munsi n'ufite icyangombwa cy'ubutaka ntukakizere 100%. Ni ikimenyetso kibanze ko afite ubutaka, ariko icya kabiri ugomba kwirebera muri registre y'ubutaka ko bwa butaka bumwanditseho. Registre y'ubutaka ubwo nuko vuga iki? Registre y'ubutaka rero ni ya systeme y'ikoranabuhanga yandikwamo ubutaka, ni nayo itanga ibyangombwa by'ubutaka. Uyu munsi rero buri munyarwanda wese kugira ngo yizere ko icyangombwa kimuri imbere atari impimbano, ko nta ngwate ari ku butaka agiye kugura, ko butari mu makimbirane, agomba kubanza kwirebera ko koko nta kibazo bufite. Ashaka kugira akoresha telefone isanzwe, iyo akoze akanyenyeri 651 urwego bakamusaba ya UPI, ni nimero y'ubutaka irambuye. Ugomba agiye kwitanyira na kabiri akarongo wenda 01 niba ari Nyanza 02 bitewe na karere. Bakwereka muri kuri telefone bakwereka ngo ubutaka bwanditse kuri Sylvain, bufite ubuso, ese bufite ingwate, ese bufite amakimbirane, kugira ngo banze kwizera yuko cya cyangombwa atari impimbano. Wasanga byose bimeze neza, uzumvikane n'umuntu ko mwagura noneho. Icya kabiri noneho, kugira ngo noneho utamugurisha ejo mu gitondo akagurisha wa kabiri akanagutanga kujya kwa noteri, nuko ubugure bwemewe n'amategeko n'ubwo akorera imbere ya noteri. Wabanje kureba yuko butaka bumwanditseho usanga nta kibazo bufite, uramubwira uti rero muvandimwe tujye kwa noteri. Kwa noteri hajyayo abantu bangahe? Ku bagiranye amasezerano ni bangahe bajyayo? Kwa noteri ubundi hajyaho banyira ubutaka abo bwanditseho. Ubwo niba ari Joseph yanditse ku butaka, niba ari ingaragu azagenda wenyine nk'umuntu ugiye kugurisha, niba yarashatse akaba yaravanze umutungo, ubwo no bafatanyije wa mutungo ubwo umugore we bazajyana. Hagati y'ugura n'ugurisha ntabwo bajyana kwa noteri? Yego, nuko ko hajyayo impande ebyiri. Ubwo natangiye ku ruhande rwa mbere, abagurisha ashaka umuntu ku giti cye cyangwa se we n'umuwo washakanye iyo bavanze umutungo. Ku ruhande rw'abagura nabwo n'umugabo n'umugore baza niba ari abantu baguze ubutaka atari company. Gusa ku baguze biremewe yuko umwe muri bo abonetse bashaka kujya mbere ya noteri bakagura. Twibuke rwose n'amafaranga make cyane atatuma mutakorerekanya. Iyo mwahisemo kujya ku murenge n'amafaranga 1000, mwahitamo kujya kwa noteri wikorera n'amafaranga 6500 wishyura bakagufasha.
icyiza cyo kujya kwa noteri ni uko we ahita afata bya byangombwa by'ubutaka bikahita abitanga kugira ngo byandike ku mazina y'uwaguze, kugira ngo hataba kugurisha kabiri, kandi nawe iyo harimo n'ikibazo icyo ari cyo cyose ashobora kubibona mu buryo avuga ati mubanze mukemure ikibazo iki n'iki, ukabuguza ubutaka bikarinda amakimbirane. ni uko aya makimbirane twavuze haruguru ni amakimbirane yatewe n'uburyo ubutaka bwanditswe, ntabwo ari abaguze nyuma. Yego. Ntabwo bijya bibaho ko ubwo buryo bw'ikoranabuhanga muvuze umuntu ashobora kubukoresha akabona ko ubutaka nta makimbirane arimo, akabibona mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko nyuma hakazagaragara ikibazo ko ubwo butaka bufite ibibazo? Ntabwo bijya bibaho? Birashoboka, ariko ntabwo bibaho cyane. Ushobora no gusanga ari nka 0.% nk'urugero tuvuge, hari umuntu ushobora gusanga we yaraguze ubutaka cyangwa yarandikishije ubutaka ari ubw'umuryango akabwiyandikishaho, nta muntu n'umwe wo mu muryango wigeze aza kugaragaza yuko afite inyungu kuri bwa butaka. Urumva ko icyo gihe uyu munsi icyiza cyo kwandikisha ubutaka ni uko wowe nyir'ubutaka usanze ubutaka bwawe bufite ikibazo, wenda umuntu yarakurengereye cyangwa se yarabwandikishijeho akanga kubuguha, ushobora guhita usaba gutambamira bwa butaka. Gutambamira bwa butaka ni nko kuvuga ngo mu gihe nyiri mu nzira yo kugira ngo dukemure ikibazo mu buyobozi cyangwa mu nkiko, bube butambamiwe kugira ngo nyirabwo cyangwa se ubwanditse batabugurisha. Niyo mpamvu dushishikariza abantu yuko mu gihe bamaze gushyikiriza ikibazo cyabo ku butaka ubuyobozi, bagaragaza ibimenyetso ko bafite ikibazo kuri ubwo butaka, bakabutambamira kugira ngo hatavuka ikibazo, atabwikuraho mu gihe cyose icyo kibazo kitarakemuka. Ariko mu by'ukuri ni gake usanga koko hari umuntu wiyandikishijeho ubutaka, nyirabwo washize imyaka irenze 10 ubutaka bwanditse, niba ataramenya ko ubutaka bwanditse kugira ngo aze atambamire kugira ngo ikibazo cye gikemuke. Ni gake bibaho, ku buryo bisaba yuko n'ubundi ikindi nkunda kubona ahubwo ntukagura ubutaka utagezeho. Rero umuntu avuga ati ngiye naguze icyangombwa, nta muntu ugura icyangombwa cy'ubutaka, agura ubutaka bufite icyangombwa. Kubugeraho bisaba iki? Ni ukugeraho buri gusa ukahita wemera ngo ukabumenya ubu ngubu uwo tugiye kugura ibyo ambwira nibyo, ubu ni ubutaka bwe. Kubugeraho bisobanuye iki? Urumva kugera ku butaka ni nko kuvuga ngo yakoretse imbibi zabyo z'ubugabo bw'ubutaka, azikwereka gutya utambagira yazabugaragara, ukavuga uti nsanze ari metero izi n'izi kuri izi, ese nizo ziri ku cyangombwa ko birenga, cyangwa ukavuga uti niba avuze ngo ikibanza cye ni metero kare 300 cyangwa kilometero kare zingahe, abaturanyi cyangwa abayobozi ushobora kubabaza ukavuga uti ese koko Joseph ari ahantu nahe, kugira ngo wizere. Kuko wibuke navuze yuko hari n'ibyangombwa by'ibihimbano biri hano hanze. Urumva rero ugize aya makuru y'inyongera ni byiza, ariko twibutsa nta muntu witwaza ko yaguze icyangombwa cy'ubutaka. Agura ubutaka bufite icyangombwa, ku buryo nukuva ku bw'ubutaka ububuzi urabugezeho mu buryo umenya ko ubutaka buhari. Iyo probability mutubwiye cyangwa se ubwo buryo bushoboka ko uwo muntu ashobora no kuba afite icyo cyangombwa, yabonye muri systeme ko nta makosa arimo, nyuma akazasanga harimo amakosa, nubwo mutubwiye ko bifite ijanisha riri hasi cyane. Iyo bibaye cyangwa iyo musanze byabaye, uwo muntu abikemurirwa gute? Arabuhomba, arabubona, bigenda bite? Nyiri ubutaka agomba kubona ubutaka bwe, ni ubutaka nyawe, ahubwo ubuyobozi bufasha kugira ngo na wundi wari wabuguze adahomba, ahubwo uwagurishije ibitari ibye abiryozwe. Yego. Murakoze cyane. Turacyari mu kiganiro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka, National Land Authority mu ndimi z'amahanga. Turi kumwe na Sylvain Muyombano, umuyobozi w'agateganyo w'ishami ry'imicungire y'ubutaka, akaba n'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka mu ntara y'Amajyepfo. Nanjye nitwa Twishime Joseph Ruta. Mu kanya namwe mu minota dusigaranye turaza kwakira ibibazo cyangwa se ibitekerezo byanyu. Twakomeje kugenda twumva Sylvain tubwira ngo muri systeme ibyo, iyo twumvise ijambo systeme duhita twumva ijambo ry'ikoranabuhanga. Iri koranabuhanga mu mitangire ya serivisi z'ubutaka bikorana bite? Muraza kubisubiriza rimwe nko mu minota nk'itanu cyangwa 3. Uriya muturage utazi iby'ikoranabuhanga afite ubutaka ngo za hegitari na hegitari buvuye pfiriya bukagera ruguririya, ibyo bintu by'ikoranabuhanga no kugira ngo muhe serivisi z'ubutaka abe mu butaka bwe yumva atuje, cyane ko hari n'abasaza bwira ngo va hano ujye hariya muri ntuye neza uve muri ntuye nabi, ati aha ni iwanjye, ubu ni ubutaka bwanjye, ntabwo nabuvaho. Ibi byo mubikemura gute?
murakoze cyane. Icya mbere wenda twafata yuko twavuze yuko uyu munsi mu Rwanda dufite ibibanza bibaruye bigeze kuri miliyoni 11,800 n'imisago. Urumva ko ayo makuru n'amakuru agomba kubikwa neza kandi mu buryo bwizewe. Ariko no ku munsi buriya mu kigo gishinzwe ubutaka hakirwa dosiye ziri hagati ya dosiye 1,000 n'ibihumbi 3, ariko hakanongera mu cyumweru zigera hafi ku 8,000 ibihumbi 10. Bivuze yuko ni dosiye nyinshi cyane mu buryo hagomba kugora uburyo bw'ikoranabuhanga bwatuma kuzikora byoroha, ariko no kubikika mu buryo navuga bufite umutekano, ariko bikanafasha kugira ngo urwego ku rwego rw'akarere bashe kubona ayo makuru, umuturage ku gitse cyo nyine ubutaka abona ayo makuru, n'inzego zo ku rwego rw'igihugu zibona ayo makuru mu gihe bari gukemura ibibazo by'ubutaka. Niyo mpamvu registre y'ubutaka cyangwa se ububiko bw'amakuru y'ubutaka buri muri mwikoranabuhanga, nicyo twita system. Ni kuvuga yuko ni igitabo cy'ikoranabuhanga kirimo ubutaka bwose bw'igihugu, amazina yawo n'ibindi. Rero gukoresha ikoranabuhanga no kugira ngo hihutishwe service, ariko no ku nzego zitandukanye bashobora gukoresha ya system y'ikoranabuhanga bakemura ibibazo. Niyo mpamvu tuvuga system, ubwo twifate nk'igitabo koranabuhanga kibikwamo y'amakuru bishobora gufasha abantu bose kugira ngo bashe kuyageraho babifitiye uburenganzira. Icya kabiri nuko mu kubikora nuko twakoze n'icyangombwa twavuta ko kiri mu rwego rw'ikoranabuhanga. Ubundi mbere kugira ngo umuntu asabe service byamusaba kujya ku murenge agatanga dosiye akazanagaruka gufata icyangombwa cy'ubutaka. Ariko uyu munsi ko yarya koranabuhanga ushobora gusaba ya service unyuze ku irembo. Nibutsa twumva yuko uyu munsi service nibura 14 zisabwa cyane kurusha izindi, 13 zisabwa cyane kurusha izindi ziri ku ikoranabuhanga ku irembo. Bivuze ko ushobora kuzisaba bwa mbere utabanje kujya ku murenge aho ukarenga ukora urugendo rurerure, ahubwo umu agent uri hafi yawe akagufasha. Urumva yuko ni uburyo bwo kwegereza abamuturage za service kugira ngo azibone hafi. Muri iyo service twasaba service isaba kwanisha ubutaka bwa mbere iyo ufite ibyemezo by'agateganyo, service yo guhererekanya ubutaka, service yo guhuza ubutaka, service yo kugabanyamo ibice ubutaka, service yo gukosora imbibi, service yo gukosora amazina, service yo kongeraho umuntu ku cyangombwa kwa yuko washatse, cyangwa service yo gukuraho umuntu witabye Imana. Izo zose ziri ku irembo uyu munsi. Na kimwe na service yo gusaba ihererekanya rishingiye ku kuzungura. Iyo wazunguye, iyo muri kuzungura ubutaka mukaba mufite ibyemezo byo ku rwego rw'inama y'umuryango byemeza ko bwa butaka mwabuzunguye, iyo mubifite byose nabyo ku irembo bafasha kugira ngo musabe service mutabanje kujya ahandi. Urumva yuko bifasha umuntu gusaba service hafi ye atagiye kure. Ngeze ku kibazo rero wavugaga uyu munsi, wa munyarwanda warutuye ahantu mu manegeka, uyu munsi bamubwira tugomba kujya gutura ku mudugudu, biri mu nyungu ze, kuko urumva bya bikorwa remezo bigomba kwegerezwa umuhanda, aho abantu begeranye, ari amazi, amashanyarazi n'ibindi. Ikindi buriya dufite ubutaka butajya bwiyongera ariko twiyongera. Bivuze yuko tugomba kwirinda ko kugira ngo duture mu butaka bwagenewe ubuhinzi tutagabanya umusaruro wakomoka kuri bwa buhinzi. Niyo mpamvu abantu bagomba kujya gutura ku mudugudu. Rero iki cyitwa igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka, nabyita nk'igenamigambi ry'imikoreshereze y'ubutaka, ritugaragariza ngo ni hehe hagenewe guturwa, ni hehe hagenewe ubuhinzi n'ibindi. Umunyarwanda wese ashishikarizwa kujya gutura ahagenewe guturwa, ahahinga tukahinga kugira ngo tubone wa musaruro ukomoka ku buhinzi. Rero twavuga yuko uyu munsi uhatuye uyu munsi handi ku gishushanyo mbonera hagenewe ubuhinzi, ntago tumubwira ngo uyu munsi ahave, ariko ntago yemerewe kongera iyindi nzu aho hantu, ahubwo bazagenda bavayo boro boro bajya gutura ahagenewe guturwa, ku buryo mu gihe kiri imbere bwa butaka butuweho kandi buri mu ahantu hagenewe ubuhinzi tuzagenda tubugaruza buhoro buhoro tujya gutura ku mudugudu kugira ngo bitworohere. Rero nagira inama umunyarwanda wese yuko yibuka ikintu kimwe, abanyarwanda turiyongera ariko ubutaka bwacu ntibwiyongera, bityo tugomba gutura hamwe kugira ngo tuture ku mudugudu, tuture ahantu habugenewe, hanyuma ahandi tuhasigira ubuhinzi, ubworozi n'amashyamba. Rero ibyo ni itegeko, ntago ari amahitamo yawe, ku bw'inyungu y'abanyarwanda bose ntago wemerewe kujya gutura mu butaka bwagenewe ubuhinzi, kuko ugabanya amahirwe yo kugira ngo tubone ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Reka dufate amasegonda makeya mutubwire noneho muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga muvuze ibyo rishobora kuba rifasha abaturage, imbogamizi ziri muri iri koranabuhanga
muri serivisi z'ubutaka muhura nazo cyangwa se n'abaturage mureberera bahura nazo ni izihe? Reka dukoreshe umunota umwe kugira ngo twakire ibibazo by'abaturage nka bitatu. murakoze cyane. wenda imbogamizi nshobora kuvuga benshi bahura nayo n'abadagira telefone, kuko urumva niba icyangombwa koranabuhanga gitangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, hari umuntu wasabye serivisi akayibona ariko ntamenye ko yayiboneye kubera yuko ko nta telefone agira. Iyo ni imbogamizi kuri wa muturage kugira ngo ahabwe iyo serivisi. icya mbere ko dushishikariza abanyarwanda bose ku iterambere tugezemo nuko nibura watunga telefone iyo ari yo yose ishobora gutuma ushaka kugera kuri aya makuru, ariko mu kuyikemura n'ubundi ubuyobozi ku rwego rw'umurenge, umukozi wese ukora mu rwego rw'ubutaka, ari ku kagari, ari ku murenge, ari ku rwego rw'akarere, ashobora gufasha uwo muturage kugira ngo abone icyangombwa cy'ikoranabuhanga, kuko ntabwo wakibona utafite telefone, ariko ubuyobozi bwo bushobora gufasha kubona icyo cyangombwa kugira ngo ukigire. Imbogamizi ya kabiri wenda yagiye igaragara nuko hari abasaba serivisi ariko ntibamenye ko aho yageze. Wasabye serivisi ku irembo, hari ibikorwa ku rwego rw'akarere mu ikoranabuhanga no ku rwego rw'intara kugira ngo ubone icyo cyangombwa, wenda ugategereza ntubone uburyo ubona icyo cyangombwa cy'ikoranabuhanga. Uyu munsi twakoze uburyo bw'ikoranabuhanga umuntu ashobora gukurikirana dosiye aho igeze. Ubundi ubusanzwe mbere byagusaba kujya ku murenge cyangwa ku karere gukurikirana, ariko uyu munsi hari uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora gukurikirana ya dosiye kugira ngo ushobore kumenya aho igeze. Mu mpine y'igifaransa y'icyongereza yita latisi, bivuze ni nk'uburyo bw'ikoranabuhanga bwo gukurikirana aho dosiye igeze. Mu minsi iri imbere muzabona amatangazo menshi anabigisha inzira mushobora kunyuramo kugira ngo muyikoreshe. Uyu munsi irashyakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwa interineti, ujye ku rubuga rwacu ari narwo umuntu ashobora gusohora cyangwa cy'ubutaka amakuru /lands /rwa. Iyo uhageze haba handitse latisi mu buryo ushobora kubyifashisha, ariko n'udashaka gukoresha ikoranabuhanga yegereye abakozi bacu b'irembo bamufasha kugira ngo bakemure ikibazo mu buryo bamufasha kugira ngo ashobore kubona icyo cyangombwa cyangwa se asabe ayo makuru. Izo ni navuga ko imbogamizi z'ingenzi zihari. Wenda muri iyi minsi ikindi turi gukoraho cyane ni ukongera abakozi. Nyuma y'uko serivisi z'ubutaka zibaye ubuntu cyangwa se byinshi bisonewe, abantu benshi noneho bitabiriye kwandikisha bwa butaka n'ibyo batakoze mbere bakabikora, ku buryo nk'umwaka ushize twagize dosiye 370, ariko uyu mwaka zari kugeza igera kuri dosiye 800 mu mwaka umwe. Nuko ko basaba serivisi babaye benshi cyane, niyo mpamvu twazanye ikoranabuhanga ariko twongeramo n'abakozi. Niyo mpamvu uyu munsi dufite abanoteri bikorera muri serivisi z'ubutaka, niyo mpamvu twongeremo abo twita abasaveya batanga serivisi ariko bikorera, ku buryo icyo namenyesha abanyarwanda nuko nibirinde gukoresha umuntu utagaragara ku rubuga rw'irembo. Umuntu ari umunoteri wemewe n'amategeko, iyo ugiye gusaba ya serivisi ku irembo uhitamo umunoteri ushaka. Umunoteri ukubwira ko ari noteri mu by'ubutaka utari kuri urwo rutonde ntuzamukoreshe, kimwe n'umusaveya, kuko icyo gihe aba ari umuntu w'umukomisiyoneri ukubeshya anagushya amafaranga adakwiriye. Yego. Uwitwa Dusenge Jean Dodier ati mwiriwe neza, ati turi kubumbira mu karere ka Gatsibo, ati tubariza abatumirwa bacu, ati se hari uburyo bazaduha promosiyo bakongera kutubarurira ubutaka, ati kuko bumwe ntibubaruye. Ubwo mu kanya turabisubiza. Reka twakire n'abantu bari kuri telefone nka bangahe, tubisubirize rimwe mu minota dusigaranye. Telefone yacu ni 0788503405. ushobora kubaza cyangwa se ugatanga igitekerezo cyawe. Alo Radio Huye. Alo, mwiriwe. Mwiriwe neza, ikibazo cyangwa igitekerezo? Turi kumwe. Ndabashimiye kubwira ikiganiro mutugejejeho. Yego. Ariko hanaje kugira ikibazo kimwe ariko kirimo bibiri. Yego. Mwamye mutubwira muti hari ukwandikisha ubutaka, hari no kuba ubutaka ari ubw'abanyirizina, ariko ahandi agiye mbabaza. Ubu nko kugira umuntu aze kwandikisha ubutaka asabye iki? Ubu mfite kuza nk'umuturage utuye mu murenge wa Kansi, wenda afite ubutaka muri Kigende, nkaza nkavuga nti Marenga baza ikibazo cya kabiri. Yego, icyo kibazo cyumvikanye, baza ikindi. Icya kabiri rero, ese mu kwandikisha ubutaka nziyandikisha ku giti cyanjye giye mfite umuryango, cyangwa se no mu nyandiko nzashyiraho abishingizi bw'ubwo butaka cyangwa umuryango w'ubwo butaka? Urakoze cyane. Ari geshefu w'ubutaka. Urakoze. Aha, reka twumve n'ikindi kibazo. 0788503405 watubaza cyangwa se ugatanga igitekerezo cyawe. Alo Radio Huye. Alo. Yego, turakumva. Witwa ndura hagana he?
Venuste ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe? Igitekerezo mu bijyanye no kubarura ubutaka ari nk'ahantu mukaba mwarahawe iminani umuntu ashaka kugira ngo abona he, birashoboka wenda nk'abandi badashaka kugira ngo babaruze he? Umuntu yahawe mwahawe iminani, umwe arashaka kubaruza he, abandi ntibabishaka. binyura mu yenzira kugira ngo yandikishe mu mwanya wawe batarabitekereza. Okay, urakoze cyane. Ego. Reka twakira ikindi kibazo kimwe duhite dufata umunota umwe wo kubisubiza. Alo, Radio Huye. Alo, Yego. ndi umuturage w'ihuye, Yego, witwa nde? nitwa Nyirasabimana. Nsabimana, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe? Ni ikibazo, twagize ikibazo, umusaza agurisha ubutaka n'umuntu nyine uzi ubwenge cyane, ariko aba yagurishije agapande k'ubutaka bwacu bwose. Turangije kumenya ko yakagurishije, dusanga uwo mugabo yaciye inyuma ahita yiyandikisha kuri icyo cyangombwa anagitanga muri banki. Yego. None twabuze ahantu tubariza, turajya gushaka amakuru bakatubwira ngo tuzajye kuri RDB, mbese twabuze ahantu tunyura pe. Urakoze cyane, baragusubiza. Mudufashe tumenye banki biherereyemo, ese nangahe, mbese turi mu rujijo. Yego, urakoze cyane. Sylvain, dusigaranye amasegonda nka 40. Reka tugerageze dusubize ibyo bibazo twihuse, tureka abo mu makuru batugezaho amakuru. Murakoze cyane. Twahera ku muvandimwe wa Gatsibo, ese azabaho promotion? Oya, nta promotion, ahubwo uyu munsi leta yakuyeho ikiguzi cya service igishoboka cyose kugira ngo ahubwo mwebwe mwandikisha ubutaka bwanyu. Warikisha ubutaka ugukirajyana n'icyo Marenga yavuze, wasabwa ibiki? Usabwa yuko iyo ufite akanimero k'ubutaka wegera komite z'ubutaka ku icyemezo cy'umutungo cyasinywe n'akagari n'umurenge, ugashaka icyemezo kirangamimerere. Ubwo ndasubizaho Marenga, ubutaka bwandikwaho ababyeyi bombi iyo bahari cyangwa se nyiri ubutaka umwe uhari. Abana ntago bandikwa ku butaka kuko bo baba basa kugira uburenganzira nyuma, wenda ushobora kubaha impano cyangwa ibindi. Ubwo hasabwa kuba ufite ya nimero y'ubutaka, icyemezo cy'umutungo cyatanzwe na komite z'ubutaka, hanyuma n'icyemezo kirangamimerere ukabishyikiriza umurenge kugira ngo bagufashe kwandikisha ubutaka. Ni ukuvuga ko nta promotion ihari. Venuste ati abahawe 8 bigenda bite? Ubundi iyo bamuhawe 8 umubyeyi yagihari cyangwa atagihari, mubanza gusaba yuko bwa butaka bwamwe ibice bihwanye n'iminani yavuyemo, hanyuma buri wese akandikisha ubwe. Umuvandimwe wande kubwandikisha mu by'ukuri we buzasigara bwanditse ku babyeyi kugera igihe azarikishiriza ubwe, ariko abandi mugabanyishamo ubutaka, hanyuma buri wese agafata igice cye kugira ngo bwandikwe. Nyiransabimana we namugira inama kuri iki kibazo afite, ni ukwegera ubuyobozi mumwegere ku rwego rw'umurenge, babatumize babumve y'amasezerano bagiranye wenda yino cyahari, nibasanga ariko bimeze bazabunga, n'uwaguze nabyemera ibyo ibindi byo kuba banke yo nta kibazo. Ashaka gukosorwa imbibi, ubuyobozi bwo buvugana na banki kugira ngo hakorwe bwa gice cyandikwe kuri wa muntu. Kinyizi ni bimenyetso no kuba ubuyobozi bubafasha kubunga nta kibazo. Yego, turi kugana ku musozo. Utabajije ikibazo ahangaha ariko hari ikindi kibazo afite, yabasanga hehe, yababona gute? Murakoze cyane. Icyambere no ku ikigo cy'ubutaka n'ubundi kirakora kugira ku rwego rwo hasi, ubuyobozi bwose ku rwego rwo hasi kugira ku rwego rw'umurenge bafasha abaturage kubona ibyangwa by'ubutaka. No kuvuga ko ufite ikibazo cyo cyose ushobora kwegera ubuyobozi bw'umurenge bagufasha, ushobora kwegera ibiro by'ubutaka kuri rwa karere bagufasha, ariko n'ufite ikibazo ashaka kubaza ashobora kuduhamagara ku telefoni itishyurwaho 2142 agafasha kugira ngo ashobore guhabwa serivisi nziza. 2142. Amasegonda 10 mwabwira iki abaturage n'ubutaka bwabo? Murakoze cyane. No kubamenyesha yuko icyambere no kubashimira namwe, ikindi no kubamenyesha yuko burya ubutaka witubwo butakwanditseho subwawe, no kwegera ubuyobozi kugira ngo wandikishe bwa butaka. Icya kabiri nuko ntukagura ubutaka n'umuntu udafite icyangombwa cy'ubutaka kimwanditseho, ugomba kubirebera ku kanyenyeri 651 urwego kugira ngo wizere ko bwa butaka nta kibazo bufite, kandi ubugure bwemewe n'amategeko n'ubwakorewe imbere ya notere mu by'ubutaka. Nyabuneka n'uzishyuye umuntu amafaranga yose mutari imbere ya notere kugira ngo uhite wandikwa kuri bwa butaka bwawe. Ikindi nuko kubugura rwose ugomba kumenya ngo bwa butaka bwa ngura ndashaka ubwo gukoresha iki, kugira ngo banze kureba ngo igishushanyo mbonera cyateganyije iki. N'ubuhinzi kugira ngo ubutaka bujyanye n'ubuhinzi, no gutura kugira ngo ugure ubutaka ujyanye n'imiturire. Naho ubundi cyo nabasaba bose no gukoresha ubutaka bwacu neza tukiteza imbere kandi nta makimbirane yabwo. Yego, turabashimiye cyane. Dushimire n'ubuyobozi bwa Radio Hoye bwatwongeje umunota umwe n'amasegonda 30 turengejeho.
hanyuma twari mu kiganiro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka National Land Authority twari turi kumwe na Sylvain Muyombano ni umuyobozi w'agateganyo w'ishami ry'imicungire y'ubutaka ndetse akaba n'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka mu ntara y'Amajyepfo. Bwana Sylvain turabashimiye cyane. Itse tubashimiye. Abandi twari turi kumwe ni mwebwe mwarimu dukurikiye turabashimiye cyane namwe nge nitwa Tuyishime Joseph Ruta. Gahunda za Radio Huye zirakomeza mukomeze mugira ibihe byiza.